akunje ewe mbwira data ubundi gahunda ya Visit Rwanda ni nziza rwose ni nziza pe cyane ariko nako gahunda ya Visit Rwanda bimwe mu bintu bisubwa cyane mu gisubwa cyane kurusha ibindi ingagi zirasurwa cyane ko ari ibiremwa bitangaje abantu baraza kuba ati umunyamahanga wari we wese yishimira kureba akabireba cyane akabyishimira baza bakabyishimira ba David Louise bande bose bakaza mu kwitabana bingagi zina bakagira bakavuga ati kabisa ni ibintu byiza ariko turagatekerezo kacu bwite rwose nta kuntu mu rwego rwo gushimira zirangage wenda sinzi nk'ababishinzwe pe zoye ntize nabashije kubivuga ariko ni agatekerezo kacu nta kuntu azabazivana hariya mu birunga none zigatemberezwa mu makaritsiye amwe n'amwe nibura nka rimwe mu mwaka cyane bazitemeza mu mujyi wa Kigali zigacana convention center zikavuga ziti dore amafaranga twinjiza y'amadovize abantu bishyira baje kutureba abyara umusaruro dore koko kandi ndiho kabyara umusaruro cyane ariko zo ntizibizi zikareba kandi nta kuzihutisha zikareba muri special economic zone gake zikatambika hano za Remera gake zimanuka zikanyura muri gare zikarakura abantu babigendera imwe gatekereza ariko numvise bavuga mu biryogo bakanyuza mu biryogo hari gake ati munyereke Marriott bakazinyuzaho gake zitembera zica kuri arena ingagi bakazikorera umutekano rwose bakazinira umutekano cyane zikaba zigatuma ugira aho usobanukiwe pe kandi ibikorwa remezo zikavuga noneho tubungubu aho bigeze twamaze kubona igihugu cyacu kigeze kiyubaka twamaze kubona umusaruro wacu aho ujya ubungubu tugiye gukomeza kwiyubakira igihugu cyacu reka tubyare kororoka koko zikavuga ati umunyamahanga wese uzajya tuzamubyinira igisha kambaye ikinimba azasubira avuga abwira ankoye muri umuntu wawe ati rwose gahunda ni Visit Rwanda si ibintu byiza cyane agatekerezo kacu ariko bwite bitari ibyo ibintu byose bigomba guhinduka